duherukana Cyakabara ari kwiyunga na Mukankaka yanamuguriye igitenge. Naho kwa Sezibera Silvia yari yasizoye ngo arirukana Mbaruru mu nzu yabo. Ko byarangiye se bagiye kurwana, ubu biraza kugenda bite? Nimucikwe. Ariko mama Divine nawe ubu baho bitekereje ute koko? Ku buryo ushigisha ubushero ukumva ko ugomba kunzanira tugasangira, ariko mbega umubyeyi. Erega nuko muri bato kandi imico igenda ihinduka. Ubundi umuturanyi mwiza mwasangiraga byose, abana babo bakabana nk'abavandimwe, mbese ugasanga abantu bakundanye pe. Urumva ukuntu buryoshye de? Buryoshye byo. Naherukaga kunywa agashira ka kera pe. Tukiba Kimisango. Ni kera. Hari ahantu mama yajyaga akagura ku cyumweru mu gitondo. Nibyo? Erega abantu benshi umuco w'amasaka uragenda ucika. Njyewe by'umwihariko ubushera ngeraho nkumva ndabukumbuye pe. Sha nukuri urakoze kunkumbuza ubwana bwanjye. Nawe urakoze gushira. Umva rero nkubwire, nibijya bigukundira ntukajye uncisha aho aya mahirwe. Ese ubundi mama Divi, nanjye wazanyigishije gushigisha, ubundi nkajya mbwikorera. Humura tuzagenda tubiganiraho. Ahubwo mbwira di, bimeze bite na Cyakabare wawe? Cyakabare se ubushize twahugiye mu buzima bw'imyororokere birangiriraho. Cyakabare rero amaze kunyobera pe. Rimwe arantuka akanshyira ku nkeke akanyanga, ubundi akigarura. Umva nayo bibyari byo. Kagira inkuru rero. Nyuma rero yo kuntoteza ngo muhe ibyangombwa asaba inguzanyo nkamutsembera. Yego. Noneho yadukanye igitekerezo cyo kugurisha kuri wa murima dusigaranye ngo twinjire muri business. Ngaho nyumvira nawe. Ubu rero nabwo narijijishije nk'utabyumvise, ariko ntumbaze uko bizagenda. Ngaho re ibyo se kandi byo biti abicyo kikase wumve. Ejo bundi nijoro yatashye kare rwose pe. Asanga ndahishije, arya yitonze, aranashima ngo ko biryoshye. Bwa mbere mu mateka nitwa njye. Ubwo bampaye igitenge yanguriye gishya, umva umwakaka. Arewe ampereza mbaraje yuzuye imyenda y'abana yaguze. Na Primus ebyiri iye ni yanjye. Maze turanezerwa koko. Ubwo sama yera ari kukwicisha koko, wowe ukagira ngo wenda n'urukundo gufitiye. Sha nanjye narabiketse, ariko mbega ukuntu byari byiza. Ariko yarongeye ansaba ko tugurisha kuri wa murima. Umurima? Nsa n'ubimwemereye, ariko mushyizeho amananiza. Namubwiye ko tugomba kubigiranaho amasezerano yanditse. Aho ngaho rwose wamenye ubwenge. Hari ikindi rero nakubwiye. Ngaho kindere. Ntubona bya bintu by'ubuzima bw'imyororokere twavugaga? Yego. Burya naje gufunga umwuka, niyegereza umwana. Yego. Mubwiraho biki? Yego. Umwana rero yabyakiye. Uzi ukuntu byamutunguye se? Narabimubwiye mbona ageze habaye nk'ukangutse. None se urumva atari byo? Wiriwe mama. Wiriwe mwana wa. Wiriwe mama Divi. Wiriwe neza Minyo. Ariko nawe usigaye dukunda. Yego Minyo. Ahubwo akira kano gasururu nawe usomeho umwana wa. Urakoze mama Divi. Yego. Naberukaga cya gihe nabasuye mukamaho. Amakuru yo ku ishuri se Minyo? Ku ishuri bimeze neza. Kugize isoni se tubwire. Ahubwo mama nkufitiye inkuru ishyushye. Mbwira rero ndakumva. Mama usiko ku ishuri hari umwana wiyanduje, abandi bana bakamuseka, mwarimu agahita amukingira umupira akamujyana mu cyumba cy'abakobwa. Ye reka da, nibyo se? Mama byabaye nka kwa kundi neza wabimbwiye. Ntiwumva se ko nabikubwiraga? Ese mama Minyo ndakumva. Ntabiganiriyeho ubigezaho? Ndashaka no kuzamubwira n'ibindi. Ni ukuri pe. Niko kuninjire mugasa n'abanyikanze kuko murebana ntimuvuga. Ninjye mwarimo muvuga. Ariko nine Karame. Uri birebye neza ubona mama wawe nta kibazo afite? Oya mama ni muzima nta kibazo afite rwose. None siriya myifatira ngiraho ubona ikwiye? Papa nanjye ari igihe mbona bikabije pe. None se mu by'ukuri ubu nzamugire nte? Ko amaze kurambirwa? Kurambirwa gute se? Ntabwo uzinduruze se za buri mwanya koko ubona nzabishobora? Ubu nzagira kwirugwa nguruka mu by'akazi
ngwane no gushaka ibibatunga nindangiza ntahire kuri ziriya nduru koko. Buriya kweri mubona ntazasara. papa ndakumva mwana wawe. buriya rero nakuri mukuru nawe wabyibwira. Ibikiza Imana ntitanga byose. Yaguhaye ubutunzi, iguha umuryango, ariko ako kantu yagasobeka kugira ngo umenye ko nayo ihari kandi mugomba kuyambaza kandi mukayigira nyambere mu byo mukora byose. ushatse kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko urugo rutarimo Imana kenshi nta mahoro rugira. none se mwana wa uretse nyakuri hari udashobotse njye hari uko mba ntagize koko. ugize uti iki papa nene? Uravuze ngo nguki? ngize nese kandi Uravuze ngo sinshobotse? aha Ubu mbaye mubi kuko ndi guharanira inyungu z'urugo mbese. Niko nene ubu uri kumushyigikira muri ayo magambo yose yo kunsesereza no kunsebya ngo sinshobotse. Niko nene nawe nibyariye ko. Aha niba avuze nabi hangane papa musaba imbabazi. ngaho mama nene mbabarira rwose ntabwo nzongera. Papa nene buriya ntugire ngo simba mbabaye. Ubu rero uricara ukanshamiranya n'umwana ukamushyiramo propaganda ukamunteza ngo ndi mubi koko. Kuko ngiye kwishyuza umupangayi nta kibazo ariko ibi hari igihe uzabyicuza papa nene. ngo nzagira nte? ngo nzabyicuza? ubwo muzi n'ikindi ubwo udashaka kugirwa inama ukaba wumva utavugirwamo muri uru rugo guhera ubu ibibazo birebana n'amazu sinzongera no kubyivangamo na rimwe. ugenda ubikora uko ushaka rwose sinzongera kubijyamo. uri kumva? ikindi kandi ujye wibaza wisubize byanjye n'ibyawe byose ubyirangiriza. Sezebe nuko mbwiye? niko nkubwiye. Reka nkubwize ukuri nanjye niwongera kumva mbumbuye aka kanwa kanjye nkongera kukuvugisha uzamenye ko data yabyaye. Mureke iyo mihigo yanyu idashinga ibyo ni by'abapakana ariko mwagiye mukizwa. siko wivugiye Kayite. ubwo tuzareba. Nine Karame mpereza ariya marinete yanjye nigire ku kazi. sawa ubwo tuzareba Kayite. Ubu ngubu mbanje kujya guhiga mbaruru nimufata arabareba. Ubundi se wowe wagenda wagira gahunda yo kujya kwa mama Prince turayikomeza cyangwa nayo wayivuyemo? none se ko wari umaze kuvuga ngo ntuzongera kumvugisha uzatangira guceceka ryarira? icyakabare rero wenda kumva buriya nuko nasanze umurima mugurisha wegeranye n'isambu yanjye nkanga kunshika. yego naho ubundi rwose nta mafaranga nari mfite ariko byari ngombwa kuko biri mu nyungu zawe pe. buriya tukimara kumvikana na Sylvie ngo ureba tukemeranya ibyo kugurisha uriya murima nahise ngutekereza ndavuga inti umuntu w'umuvandimwe wanjye nta wundi nawuha niwe rwose. Wumva se kunyuza amahirwe rwose bushaye. nizere ko mwabyumvikanyeho neza bitazavaho ingaruka kandi twarashoya yacu. rwose twarabyumvikanye ndetse turanandikirana amasezerano ndayabitse. buriya ukibimbwira rero nanjye ntabwo nongeye gusinzira n'amafaranga ntabwo nari mfite ahagije rwose. byabaye ngombwa kunitabaza sako. oya niko byagombaga kugenda nta kundi rero ubwo nduviye kurya ari ukwandikirana. hariya ninde uzi kwandika neza? utabizi se muri yaza si Mukashyaka si uheruka mu ishuri vuba kandi akawe nawe icyangombwa cyanditseho twandikire nta kibazo rwose. ese ndamenya nandika ibikira ibi bintu rwose simbimenyereye. ibintu biroroshye ni ngombwa se kujya mu mibare myinshi turi abavandimwe. akira rwose wowe andika uti jyewe Mukashyaka Sylvia ngurishije igipande cy'umurima wanjye uherereye mu mudugudu. urumva ushyireho shyiraho akagari ashyireho umurenge n'akarere. siko bimeze? aha igipande kiri ku ifishi ifite UPI yo hejuru cyangombwa ku cyangombwa metero zishyireho 20/40. siko bigende mu mafaranga 2,200,000. sayo nayo rwose mwaba ngurishije nabushaye ijunguye. si ibyo ngibyo sibyo hari ibindi nuko rwose. hanyuma abagabo twe turasinye. icyakaba ndakumva usabika ko amasezerano ya burundu agomba gukorerwa imbere ya noteri ku murenge. ugomba kugira vuba tukajyayo ubundi twari guhita tujyaho nuko wambwiye ko ufite gahunda ziturwaza akazi. umurabyo ntacyo bitwaye. ndaza gusaba gahushya tugende rwose pe. ikintu gikenewe ubu ni amafaranga nicyo cyihutirwa. ikindi kandi hagomba guhita hakurikiraho gahunda yo gukatisha na mitasiyo rwose ibintu bikava mu nzira. bijyanye gake ko biri mu bavandimwe bitwaye iki? nta kibazo rwose njyewe sinjya amenya ibyo bintu cyakoze byo kwa noteri. ibyo byo muzabikurikirana. icy'ingenzi ni uko haboneka amafaranga ibindi bikazakurikiranwa cyane ko icyangombwa kiri no mu mazina y'umugore. byose akira soma wumve bushaye nabirangije. reka turebe. njyewe
okay nimero y'indangamuntu UPI yego nayo birahura na nimero birahura rwose barasibora ndi cyangombwa birahura ndabona ari ibyo ndabona ari ibyo rwose nta kiburamo ahubwo rabizi pe ahubwo reka dusinya rwose birahera kuri nde birahera kuri wowe narabona amafaranga ndayatanze hanyuma ndayabonye si ibindi hari ibyo se hari ariko murabanza mu mavanse byibuze avanse se turandikiranwa mutwara impapuro mutaraduhaye ibyo kuvuga ngo turajya kuri banki n'iki byose ntabwo bivamo nkumva ubwo mwisubiye ubwo mwisubiye cyakaba ndakumva ubwo ntugiye gusubiza inyuma ibintu kandi byari byatunganye none si cyo mvuga mwebwe nimucyumva nicyumvikana mushayi ndakumva ntuguze ntitwakoze amasezerano tugiye gusinyira si njyewe ni 500 ubundi birangire niba utari kunywa gusa cyakabare rwose uko amafaranga nkayo urumva umuntu yaba yabitse mu rugo koko ese ko muje kugura kuki mu mutayazanye cyakora wenda nabona nka 200 andi nkazabanya umva rero nkubwire bushayije turano bavani ariko nuko ajye nkinisha ndi umuntu w'umugabo 500 niba ataboneka umbwire araboneka cyantaye cyore. Ala? Yes, Nete. Peters. Nigiza kuba shashate cyane se bite namahoro. Harya mu rugo sahanga ku gipangu mbona hari akapa ka 246 ra. Ibaze kweri. Kuki utamvugishije kandi uko ndi mu rugo. Ni hehe se? Ni ku gipangu cy'iziri amabati atukura hanze hari imodoka y'ijipe y'umukara ihaparitse. Setaje se ndi kubona ifite ibintu hejuru by'imirasire. Ndi hanze rero. Hari n'umuntu uri gukata ibyatsi. Yego ndi hanze. Kaze urebe. Ni Nete. Hano ni iwanyu. Yewe mumeze neza kabisa ndemeye pe. Ntabireze ubusahana. Aha. Ubu byakazi rero. Ubu turi gushaka inzu y'icyumba kimwe na saro ariko idahenze. Ko zihenzera niya ushaka se wapi man nyine no muntu nari ndi kuyishakira ihega nyine iyo ntari ku ishuri umva mba ndi gushabika nyine mu bintu by'ubukomisiyoneri usiko byakaze koko byarakaze sha inzu se rero hano nako harimo umuntu gusa ningira aho nyibona nzakubwira ahubwo se ni kariho nyine hano nigire mu nzu nk'amazi ra ubaye iki nine kumura sugize ikibazo wabaye iki sha kuza mu gipangu n'ibyahita byoroha kuko mama ntakunda abantu baza nta gahunda oh my god reka nkwereza kuri telefone zi kwigura kuri boutique gusa wihangane ariko nyine uzansure tupange neza sibyo nta kibazo nzakubwira ahubwo araje bayi reka tuze kuvugana kuri telefone Nine Karame mama Ninete Karame uriya musore mbona ugenda usohoka mu gipangu ni inde yarazanywe n'iki ni umukomisiyoneri ngirashaka inzu y'icyumba kimwe na saro kagire inkuru ngo iki ni umukomisiyoneri ntiwumva se ko n'inzu zabuze reka nze ariko nanjye nkwereke icyo ngiye guhita nkora ngiye kumwandikira mesaje muhe iminsi 5 y'integuza yonyine nashaka yagezemo yajyane ariko mpa inzu yanjye si ubwo uzi ibintu byambayeho uzi ko nageze hariya ku nzu mbaruru akiya kunkwepa atazi ko nayo namubonye ariko ntacyo buretse turarebana hanyuma se nizere ko wafashe nimero y'uriya mukomisiyoneri wayifashe Mukashyaka akomeje kwita ku mwana we mukobwa amugira inama ndetse banaganiriye ku bibera mu cyumba cy'umukobwa kiba ku ishuri hirya ariko za Kimisango Sylvia na Sezibera bakomeje gukora agatanyaho ku magambo ngo ntawe uzongera kuvugisha undi ubu si urugo ntirusenyutse cyakaba leta yari icyangombwa cy'ubutaka yakibonye ubu se nagurisha iyi sambu ntazahita atuye umugore we reka tuzarebe ikizakurikira ubutaha Ikinamico umuzi mwizaniwe n'umuryango Happy Family Rwanda Organization ugamije guteza impinduka nziza muri sosiyete no kuzana ibisubizo birambye mu miryango yikurikire kuri Radio Rwanda buri wa mbere kuva 2:45 kugeza 3 z'ijoro no kuri BNB FM buri wa gatatu no ku cyumweru 9:00 z'umugoroba. Ikinamico umuzi mwizaniwe na Happy Family Rwanda Organization ku bufatanye na VSO
ku nkunga ya UNESCO muri gahunda ya Our Rights, Our Lives, Our Future.